turagushimira kuri buryo bwa data utwingingira, turagushimira kuri imbaraga zacu, turagushimira ko watwikuruye ubwenge bwacu mu cyo butumwa bwiza ukaturasira, turagushimira kuko uyu munsi twarababariwe, uyu munsi amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, turi abana mu rugo rwa data. Uko Kristo wakunzwe niko natwe twakunzwe, uko data kwemera niko natwe yatwemeye. Urakoze kubw'igitambo watanze ku musaraba ku bwacu, urakoze kongera kuturembuza ukaduhamagara ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uko niko turamukiye imbere yawe kubw'ubwo buntu, uko niko dutinyuka kwegera intebe yawe tudaciriweho iteka, tudafite urubanza kubw'amaraso yawe Kristo. Urakoze kubw'igitondo cy'umugisha, urakoze kubw'imbaraga mu mibiri yacu, urakoze kubw'amagara mazima, urakoze kubw'ubwo buntu bwo kumva iyo nyota yo kugaruka ahuri. Urakoze mwami kutwegura, urakoze mwami kutubyutsa, urakoze mwami kudushyira inyota mu mitima yacu, urakoze mwami gukora uwo murimo wamwe imbere muri twebwe, urakoze mwami kongera kuturembuza mu cyumba cyo hejuru. Ni wowe soko y'imbaraga dufite, ni wowe soko y'ibyiza byose, ni wowe imbaraga z'uru rugendo, ni wowe mutsima muri uru rugendo, ni wowe mazi amara inyota muri uru rugendo, ni wowe uzana kugubwa neza mu mutima. Nta cyiza dufite na kimwe tudakura kuri wowe, ni wowe uzana gucya ko mu maso, ni wowe uzana kushobora gutumbira mu ruhanga rwawe rwiza, ni wowe udufata amaso ukatwereka ngo iyi niyo nzira n'aba ariyo mufata, ni wowe mwami udukomeza intambwe zacu, ni wowe utubyutsa iyo dusitaye, ni wowe dusubizamo imbaraga iyo ducogoye, ni wowe duhembura imbaraga zirimo zidushiramo. Utubereye byose mwami w'abami, nta kintu na kimwe cyiza dufite tutahawe nawe, nta n'icyiza turi cyo tutagirwa nawe. Utubereye byose Uwiteka Mana Nyiringabo, wakira amashimwe tuzanye imbere yawe muri iki gitondo, ubinezererwe biguhumurire neza. Twifatanyije n'ibyaremwe hirya no hino kukubwira ngo urakwiriye, kukubwira ngo uri uwera, kukubwira ngo uri mwiza, kukubwira ngo ninde usa nawe. Twifatanyije n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika kukubwira ngo uri ukuri, urera urera. Twifatanyije n'abera mu isi bavuga indimi zitandukanye n'izo tutabasha kumva nyaguhora ku ngoma, tukubwira ngo urera. Twifatanyije n'itorero n'abagize umubiri wa Kristo hirya no hino mu isi, tukubwira ngo urakwiriye, tukubwira ngo tugufitiye umwanya, kuko ni waduhaye ibi byiza dufite, ibi byiringiro dufite niwe tubikesha. Kugaruka ahuri nta wundi ubikora, ni wowe, ni wowe bikorera muri twebwe imbere nyaguhora ku ngoma. Nta kintu na kimwe dufite twakwirata, imitima yacu yuzuye ibineza neza ko twababariwe, imitima yacu yuzuye ibineza neza kuko tutagenda twenyine, imitima yacu yuzuye ibineza neza kuko tutari imfubyi, ahubwo watubereye data, utubera umuhoza, utubera umufasha, uri kumwe natwe iminsi yacu. Waratubwiye ngo dore uri kumwe natwe, ngo nuko nitugende tugende mu mahanga yose yo mu isi, tugende twigisha abantu, ngo nuko uri kumwe natwe kuzagera ku mpera y'isi. Urakoze kuri Imana iri imbere muri twebwe, urakoze ko no mu mwijima w'ubuzima tubasha kurenza amaso ibihe tukakubona. Urakoze ko no mu byo tutumva neza tukumva nyaguhora ku ngoma, no mu byo tudasobanukiwe amaso yacu arabirenga, amaso yacu yo mu mwuka akakubona, tukamenya kuri Imana iri kumwe natwe, uri Imana ibana natwe, uri Imana igendana natwe, uri Imana itadusiga. No mu muraba mwinshi mu mazi hagati twumva ijwi ryawe, no mu muriro mwinshi turakubona. Uri Imana itava mu muriro kugira ngo nituca mu buri kumwe natwe, uri Imana itadusiga mu mazi hagati kugira ngo niyenda kudutembana amaboko yawe akomeye adufate. Uri Imana iri kumwe natwe, niyo turimo dutozwa mu bihe bitandukanye by'ubuzima, twumva ijwi ryawe rituje ritubwira ngo humura n'aha ndahari, ritubwira ngo naha turi kumwe. Uri Imana itadusiga twenyine. Ibyo nibyo bitugarura imbere yawe, tudahinda umushyitsi, tudafite ubwoba, tudafite umususu, kuko tuzi kuri Imana yacu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, reka wakire igitambo cyacu cya mu gitondo maze kiguhumurire neza. Reka wakire intambwe twateye tuzi imbere yawe, reka wakire kwibatura tuva mu mariri yacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, suko turi abanyembaraga, nuko imitima yacu ifite inyota, nuko ijambo ryawe ryaturembeje. Reka tugira ngo dusengeshe uburyo bwose bwo gusenga. Uwiteka Mana Nyiringabo, niyo mpamvu twasize amariri yacu tukavuga ngo turagushaka mu gitondo, turagushaka nimugoroba, turagushaka mu gicamunsi, turagushaka aho abantu batari. Turihererana nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, amaso yacu tuyerekeje kuri wowe, amaso yacu tuyerekeje kuri wowe, imitima yacu tuyizamuriye kuri wowe. Ni wowe dushaka mukunzi mwiza, ni wowe twifuza. Nta wundi muntu watumara inyota, nta wundi muntu wagera ibwina mu
mitima yacu, nta wundi muntu wageraho amaso y'abantu atareba, nta wundi ni wowe wenyine, aho ababyeyi bacu batabasha kugera, aho inshuti zacu zitagera, aho abadukunda batagera ngo badukorere, wowe ubasha kuhagera Uwiteka Mana Nyiringabo. Nibyo tutabasha kubwira abantu kuko bitasobanuka mu buryo bw'abantu, ibyo nabyo ubasha kubyumva. No mu miniho yacu wowe wumva ijwi, no mu gucecekera imbere yawe wowe ubonye ubusobanuro bwacu Uwiteka Mana Nyiringabo. N'amarira ya mu gicuku ubasha kuyasobanura, n'indirimbo zacu ubasha kumva ibirenze iby'iminwa ivuga Uwiteka Mana Nyiringabo. Ureba mu mutima ukatugirira neza, ureba mu mutima ukaduha ibirenze ibyo dusaba. Niyo tutazi uko dukwiriye gusenga, Mwuka Wera ubivuga neza ukabisobanura neza, ngo kuko ari wowe uzi igitekerezo cya data. Turaje nk'abana batoya, nk'uko umwana mutoya ashobora kwicara imbere ya mama we akamenya ko ashonje, cyangwa yamureba mu maso akamenya ko arwaye, cyangwa yamwitegereza akamenya ko ababaye. Wowe urenze ibyo ngibyo, wowe urenze ibyo ngibyo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abagore nubwo bigoye ko bakwibagirwa, ariko bo birashoboka ko bakwibagirwa abo babyaye, ariko wowe waduciye mu kiganza cyawe nk'imanzi, ngo inkike zacu ziri imbere yawe iteka. Ntushobora kutwibagirwa, uzaduheka kugeza imvi zibaye uruyenzi, uzaduheka kugeza tubaye abasaza n'abakecuru. Ntujye udusiga, ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo uyu mwanya tumare imbere yawe, utubere umwanya wo kugaburirwa, utubere umwanya wo guhembuka mu bugingo bwacu, utubere umwanya wo kwambara imbaraga, utubere umwanya wo kugwiza ibyo ushaka muri twebwe, utubere umwanya wo kumva icyo utubwira nyagora ku ngoma. Nubwo tuvuga amagambo menshi imbere yawe, ariko amatwi yacu arifuza kumva icyo uvuga, Mwami w'aba. Amatwi yacu arifuza kumenya directive duha, arifuza kumenya amabwiriza, arifuza kumenya inzira. Hahandi nk'uyu muntu ahagaze mu mayira abiri, warasezeranye uravuga ngo tuzumva ijwi rivugira inyuma yacu ritubwira ngo iyi niyo nzira n'aba ariyo mufata. Reka Mwami muri iki gitondo abana bawe bahabyibuhire, abana bawe bahembukire, abana bawe bahure n'imbaraga zawe, abana bawe bahure no kubaho kwawe. Mu kubaho kwawe Uwiteka Mana Nyiringabo ngo hari umubyibuho, mu kubaho kwawe Mwami w'abami hari uguhembuka, mu kubaho kwawe Mwami w'abami ngo duhinduka nka cya giti cyatewe hafi y'amazi, ngo izuba riracana amapfa aratera, ngo ariko kuko cyari gishoreye imizi mu mazi nticyumva nticyamenya. Umwaka wacanye mu izuba ryinshi, umwaka wateyemo amapfa, ngo ahubwo ikibabi cyacyo gikomeza gitoshye, ibibabi byacyo bikomeza bifite itoto. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje muri iki gitondo ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe twongere dushorera imizi muri wowe, twongere dushorera imizi muri wowe, twongere dushorera imizi muri wowe, kugira ngo izuba ry'isi niricana cyane niritubashe, kugira ngo amapfa ntatera, kugira ngo ijambo ry'ukuri ribuze, kugira ngo Mwami ibyago bigwiriye, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo iby'ukuri bibuze, abakiranutsi bashira. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuzima bwacu bumeze nk'ubwashoreye mu mazi, bumere nk'icyo giti Mwami kidakangwa n'amapfa, kidakangwa n'izuba. Ubuzima bwacu bwiharire Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhe kudakunda ibibi, kudahagarara mu nzira z'abanyabyaha, uduhe kwiharirwa nawe. Tegura umutima wacu ku buryo amatwi yacu ataryoherwa no kumva ibibi, ku buryo amaso yacu ataryoherwa no kureba ibibi bitambuka mu mateleviziyo, ibi bitambuka mu matelefone, ibi bitambuka muri iyi si. Reka utwiharire Mwami wacu, ubuzima bwacu bushorere muri wowe, kugira ngo amaso yacu agire imbaraga zo kuterekera ku bidafite umumaro, amatwi yacu agwiza imbaraga zo kudatega amatwi bidafite umumaro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo dutsinana nawe utugwiriza imbaraga zimeze nk'ibyo Yobu yavuze, ngo nasezeranye n'amaso yanjye ngo nabashane kwifuza umukobwa, nasezeranye n'amaso yanjye nabashane kwifuza ibibi. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe uko dushorera imbere, uko twicara imbere yawe, uko twicara ku birenge byawe Yesu, tuhakura imbaraga zo kuterekera ku bibi, tuhakura imbaraga zo kudafatwa nabyo, tuhakura imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zo kwiherana nawe. Ngwino tugaburire, turaba tugaburiwe, ngwino twubake, turaba twubakitse Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo bagezwaho n'ibyago yaravuze ngo se twabona ibyiza mu kiganza cy'Imana, ngo ariko twahabona ibibi tukihakana Imana yacu. Turasaba izo mbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, imbaraga zo kudafatwa n'ibihe, imbaraga zo kudafatwa n'iminsi, imbaraga zo kudafatwa n'ibyago, imbaraga zo kudafatwa n'amakuba. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo atarababazwa yarayobaga, ngo ariko uyu munsi yitondera ijambo ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Mu mibabaro abahungu bawe barimwo bacamo, mu mibabaro abakobwa bawe barimwo bacamo, hari abarwaje barwaza igihe kirekire, hari abapfushije abo bakundaga,
gusenga, hari abirukanywe mu kazi, hari abaciye mu mibabaro itandukanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka bakomerezwe amaboko yabo yigishwe kurwana, amaboko yacu yigishwe kurwana. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigishe kurwana, utwigishe kutayoba mu mibabaro, dukwiremo kwitondera ijambo ryawe, mu ngorane n'amakuba dukuremo kwiharirwa nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, toza amaboko yacu kurwana bw'uburyo tubasha gufora imiheto y'imiringa, toza amaboko yacu kurwana ku buryo nta rugamba na rumwe twagera imbere ngo dusubire inyuma, maze nutureba uvuge ngo ndamwizeye nabiri azabicamo, maze utwirate kuko wirasa umugaragu wawe Yobu, ukabwira Satani n'ingabo ze, ukamubwira ngo wamubonye umugabo witwa Yobu, wamubonye ko nta mukiranutsi nawe mw'isi, wamubonye ko anesha, nubwo wanteje ibyago bikamugeraho, nkemera bikamugeraho, ariko ntiyigeze yihakana izina ryanjye. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje ngo twubakwe nawe, duhinduka abagore bashyitse, duhinduka abagabo bashyitse, duhinduka abasore n'abakobwa bashyitse. Ngwino twubaka Uwiteka Mana Nyiringabo, nutwubaka turubakika Mwami w'abami, turasa nk'abatsindanye nawe, turasa nk'abatinze imbere yawe. Erega abatinze imbere yawe bahakura ubwiza budashira, abatinze imbere yawe bahakura imbaraga zidashira. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wongere utwubake, wowe uzi ibihe, wowe uzi ibyo mu myaka 10, wowe uzi ibyo muri 20, wowe uzi iby'ejo hazaza. Imitima yacu iratekanye kuko tuziranye nawe Nyiribihe, twebwe ntituzi ibidutegereje n'iby'itorero rizacamo, ariko wowe Nyiribihe, wowe umenya byose. Twikomeje muri wowe, twikomeje muri wowe, imitima yacu iratekanye, imitima yacu ikomereye muri wowe, imitima yacu yuzuye gushira amanga, imitima yacu ntifite ubwoba kuko wowe ugenga ibihe. Dusanga waradutanzeyo, reka ubwoko bwawe bugaburirwe, bwongere bugaburirwe. Wabyukije umukozi wawe Eliya afite ubwoba bwo gupfa, yisabira gupfa, amaze gukora umurimo utangaje, ariko yumva ntacyo akimaze. Urongera uramugaburira, ahabwa umutsima ngo awugenderaho indi minsi 40 n'amajoro 40, yimika abami, asinga abahanuzi. Reka Mwami, igihe turimo tukwinginga muri iyi minsi y'icyumba cyo hejuru, ndakwinginze Mwami w'abami ngo abakobwa bari bacogoye, abahungu bari bacogoye, wongere utugaburire Mwami. Imbaraga zituma umuntu arangiza umurimo, imbaraga zituma umuntu arangiza ibyo yahamagariwe, imbaraga zituma umugore akomeza guhagarara mu rugo rwe, imbaraga zituma umugabo akomeza guhagarara mu rugo rwe, imbaraga zibyutsa urubyaro rushya, imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Utugaburire Mwami kugira ngo dukore umurimo wawe nk'uko bishaka. Uduhembura Uwiteka Mana Nyiringabo, tudasa n'isi, tudatakaje ishusho yawe. Wabwiye Mose ngo uko wabibonye igishushanyo nakweretse ngo bari kuzubaka ihema neza neza, akadodo ku kandi, ibuye ku rindi, izahabu mu mwanya wayo, umwenda wose mu mwanya wayo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turifuza ko abakristo muri uyu mwaka usurya, muri 2022, muri izi generasiyo zisa zitya, aho ibyaha biri ahantu hose, hatuko turifuza kugira ishusho isa nk'iyo werekanye, uko abana b'ubwami bakwiriye kubaho. Ngwino tugaburire, twambikwe imbaraga kugira ngo tubashe gusa nawe, tuguhagararira uko bikwiriye, duse nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Umuntu ubuntu ntiyabishobora, yatembanwa n'ibiza, yatembanwa n'ibyaduka, yatembanwa n'ibigezweho, ariko turashaka umutima umeze nk'uwawe Kristo, umutima wari muri wowe Kristo. Turashaka gukora umurimo uhereye imbere, ntidushaka iby'inyuma kuko iby'inyuma birahindagurika. Turashaka kuhakora umurimo uhereye imbere, nyaguhora ku ngoma, tukaba abahamya bukuri. Wabwiye umukozi wawe Paulo, uramubwira ngo ntugire ubwoba bwo gukomeza kumpamya, ngo kuko muri uyu mudugudu ufitemo abantu. Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka ko abo bantu ufite i Karongi, abo bantu ufite muri Kigali, abo bantu ufite mu Rwanda, abo bantu ufite mu bihugu by'i Burayi, abo bantu ufite muri Amerika, abo bantu ufite muri Australia, abo bantu ufite mu Bushinwa, turashaka kuba abo bantu warokomanza, abo bantu watungira agatoki ukavuga ngo ufite umukobwa muri uriya mudugudu, ufite umuhungu muri uriya mudugudu, ufite umugore muri uriya rugo, ufite umugabo muri uriya rugo, ufite abahungu n'abakobwa bakiri batoya muri uru rubyaro ruhakana Imana, uru rubyaro rwemera ko umuntu yaba umugore cyangwa umugabo akibagisha akabihindura, uru rubyaro ruvuga ko umugabo yabana n'undi mugabo, uru rubyaro ruvuga ko umugore yashakana n'undi mugore. Muri uru rubyaro rusa rutyo, reka utubone nyaguhora ku ngoma, ubona abahungu batacyanduzwa, ubona abakobwa batacyanduzwa. Turaguhendahenda Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo udukize Mwami w'abami. Mu
mabizinesi atandukanye, mu bigo bitandukanye bihaguruka muri iki gihugu, uhabona abahungu n'abakobwa badashobora kurya ruswa, baguhagararira Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwinginze mwami w'aba, ngwino utwubake bundi bushya, aho twagukojeje isoni nasanze hatagukanga. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, wongera usuka amahirwe ku buzima bw'umuntu wumva yarayatakaje, wongera usuka amahirwe ku buzima bw'umuntu wumva atagikwiriye kubarirwa muri abo ngabo. Ngwino utwubake Uwiteka Mana Nyiringabo, utwubake turubakika, ukora umurimo wawe hagati muri twebwe. Erega kuva ku ntangiriro ntiyari twe, kuva ku ntangiriro ni wowe wadusanze mu mbabazi zawe, ni wowe wadusanze mu rukundo rwawe rwinshi, wadukunze tutaraba gukundwa, uturobanura mwami mu magana menshi y'abanyabyaha, tutarabo kubabarirwa, tutitaye ku byawe, dusuzuguye izina ryawe, twiyobora dukora ibyo dushaka. We watangiye umurimo mwiza muri twebwe, kuva ku ntangiriro yari wowe, urugendo kurukomeza ni wowe, kurusoza nabyo ni wowe, kubikora neza nabyo ni wowe. Ni wowe mbaraga z'abizera, ni wowe mbaraga z'abera, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe bugingo bwacu, ni wowe udushoboza Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje mwami, twaje kuko tudashoboye, twazamutse mu cyumba cyo hejuru kuko tudashoboye, kandi kuko tuzi ko twahurira n'ushoboye, n'ushobora byose, n'utagira ikimunanira. Nuhamagara abanyantege nkeya, nukura mu busa. Twazamutse guhura nukura mu busa, twazamutse guhura na wa wundi uhamagara ibitariho nkaho ari ibiriho. Twazamutse guhura na wa wundi ngo uhamagara ibihinyutse kugira ngo akoze isoni byishyira hejuru. Twazamutse guhura na wa wundi ngo mu mfura zo mu bantu no mu banyabwenge bwo mu isi ngo si benshi bahamagawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, twazanye ubuswa bwacu, ntidufite isoni zo kubusuka imbere yawe kuko wuzuye ubwenge. Twazanye ubuswa bwacu ngo bwuzuze mu ubwenge bwawe, twazanye intege nke zacu ngo uzuzuze mu imbaraga zawe, twazanye ibidashyitse ibicagase bitwuzuye, ya migambi tugambirira ntidusohoze, bya bindi dusezeranya ntitubibashe. Twaje mwami kuko tuzi ko ushobora byose, kuko tuzi ko wuzuye, wowe utangira umurimo ukanawusohoza. Ayiwe, witwa Alfa na Omega, wowe uvuga ibyo mu itangiriro ukavuga ibyo mu iherezo. Niyo mpamvu dukoresha tudashyitse, ukatwubaka tukubakika, tukarangiza umurimo waduhamagaye. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twambike imbaraga, kugira ngo dushoboze mwami mwiza. Uzaduhe kurangiza tuvuga nka Kristo ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Uwiteka Mana Nyiringabo, mu mbaraga zawe uduhe kukubahisha mu isi, kubwo buntu bwawe ubidushoboze. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka uyu munsi hagira umuhungu n'umukobwa bigira imbere. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka uyu munsi twigira imbere aho twari twagarukiye ku munsi w'ejo, aho imyaka yatambutse yadusize, aho ibyo twize byari bisize bitugejeje, yewe nubwo senze nuko twabaye muri presence yawe aho byari bitugejeje. Mwami turahagushimiye, ariko twagarutse ngo twigirane imbere nawe mwami w'abami, twigirane imbere nawe mwami w'abami. Igihe kimwe bigoranye mu gashyamba ka Getsemani, wabwiye abigishwa bawe ngo ese mwananiwe no gusengana nanjye n'isaha imwe? Yo, baravuga ngo rega umutima urabishaka ariko umubiri uranze. Mwami turashaka kutagarukira aho ngaho, uko wabigije imbere bakazamuka mu cyumba cyo hejuru, bakaba batagisenga isaha imwe, bakaba bafite imbaraga zo kwiyiriza bigakunda, bakaba bafite imbaraga zigera mu rupfu batabivuyemo. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe aho mwari mugeranye yongere yigizwe imbere. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje gusogongera ku mbaraga zigiza abantu imbere, twaje gusogongera kuri za mbaraga zihindura abantu, izageze kuri Paulo umutukanyi, umwicanyi, agahinduka igikoresho cyamamaza ubwami bwawe, igikoresho cy'icyubahiro. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, aho ibintu bihindukira. Wabwiye umugaragu wawe Yeremiya ngo ninjire mu nzu y'umubumbyi. Arageze yasanga umubumbyi arabumba, arimo arabumba ku ruziga, ngo ikibumbano kitari gifite forme nziza, kitari gifite ishusho nziza, ngo kiyengera mu ntoki z'umubumbyi. Arongera arakibumba, akigenza neza. Uramubwira ngo kunguko niko mfite imbaraga zo kubumba abantu no kubumba ubwoko bwanjye. Twaje mu nzu yawe y'umubumbyi kugira ngo amashusho dufite atakubereye, kugira ngo amashusho dufite
ufite ataguhesheje icyubahiro. Wongere utubumbabumbe mwami w'abami. Hari uko twabumbwe tugira ishusho ibihe twabicuyemo bisigara bisa natwe. Hayiwe twaciye mu bukene twuzura amaganya dushidikanya uko ukora. Twaciye mu bibazo dusa nk'abaguhakanye dukomeza tuza mu ntege nkeya, ariko imitima yacu isigaye gushidikanya yibaza ngo ese arizerwa, yibaza ngo ese ubundi urabikora, yibaza ngo ese ubundi uratureba. Nyamara twarasobanukiwe tumenya kuri Imana ibera hose icyarimwe, tumenya kuri Imana itadusiga, tumenya ko utari n'Imana yo ku misozi, ntube n'Imana yo mu rusengero, uri Imana iri imbere muri twebwe. Ariko duciye mu bihe biragucogoza, turaje mu biganza byawe ngo wongere utubumbemo abagore n'abagabo bo kwizera, utubumbemo abagore n'abagabo bafite umutima ukunezerewe, bafite umutima ukwizeye, bafite umutima utakiguhakana. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje ngo utubumbemo abanyembaraga. Umugaragu wawe Pawulo baramuhanuriye bamubwira ibyo kubohwa, nagera i Yerusalemu aravuga ngo uretse kubohwa gusa ngo niteguye no gupfa. Twaje ngo utubumbe mwami, utugeze kuri urwo rugero. Twaje ngo utubumbe Uwiteka Mana Nyiringabo, abagaragu bawe Bashadaraka na Meshake barimo batsitanura barushaho kuryatsa cyane, baravuga ngo rega umwami Nyagasani, turabizi ko Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntabwo turi bupfukamira iki kigirwamana habe no kukiramya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tubumbe abageze ku rugero rwo kukubona ruko byakoretse nkuko babishakaga. Ngwino wongere utubumbe tugeze ahantu imitima yacu yiharirwa nawe, tuvuga ngo byacamo bitacamo, uri Imana yacu kugeza imperuka. Byacamo bitacamo ntituri bupfukamira ibigirwamana, byacamo bitacamo tuzakomeza kukubaha no kukubahisha. Ngwino tubumbe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugeza tugize forme imeze nkuko ushaka, tugize ishusho imeze nkuko ushaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari n'amashusho dufite byatewe naho twavutse, kwizera kwacu kugarukiraho ba data bageza, kugarukiraho ba mama bageza, kugarukiraho mu makarisiye twavutsemo ageza, kwizera kwacu kukagarukiraho abanyarwanda bageza. Yayiwe kuko duture mu mubiri tukagarukiraho ngaho. Nyamara data isi nibiyuzuye n'ibyawe, nyamara data wowe ukura mu busa, nyamara data ufata umunyabyaha ukamuhindura ukamwuzuza gusa nawe. Wowe mwami udatinya kubabarira ibisambo, udatinya kwicarana n'indaya, udatinya kwicarana n'abananiranye, nta kigutera ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, dufite amashusho agarukira aho tuvuka, agarukira ibihugu turimo, agarukira mu mico yacu, ariko uyu munsi wakongera ukatubumba nk'abaturage b'ijuru. Turi Abanyarwanda ariko kandi watugize abaturage b'ijuru. Yo turi bene bakanaka batubyaye mu mubiri, ariko kandi twahindutse kuba abana bawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tubumbe kuko abana bawe wifuza ko babaho muri iki gihe. wongorere buri muntu ahahagaze nahakorera n'umuryango abarizwamo, umubwire ishusho umushakaho, umubwire uko yakwitwara, umubwire uko aho hantu bavuga, umubwire uko aho hantu abafite imitima ikunejeje baba bayifite bari aho hantu. Umwigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, umwigishe abantu bwakebuka akavuga ngo ibyo mbamo n'umuryango mbamo n'ibinkorerwaho ndabona nta mukristo urabicamo, ariko Mwuka Wera ni wowe ubasha kwigisha umuntu ukamubwira ngo mu muryango nk'uyu babaho gatya, mu bucuruzi nk'ubu babaho batya, iyo umuntu afite boss umeze gutya yitwara gutya, mu kazi nk'aka bigenda bitya, mu kibazo nk'iki bitwara gutya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tubumbe mu ishusho ushaka, uduhe kumera nk'uko ushaka. Turi hano Mwami, nta kindi kitugenza, dufite inyota, turifuza gusa nawe, turifuza gusa nawe, turifuza gukorwaho nawe. Turifuza gusa nawe Mwami. Abana bawe babaho bate? Ubitwigishe birenzeho. Abakozi bawe babaho bate? Yesu agiye kubatizwa mu ijwi ryavugiye mu ijuru riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Wamwishimiye atari na public figure, hari nta muntu umuzi muri ya myaka 30 ya silence, ariko yari umwana wishimira. Hari igihe tubyitiranye Uwiteka Mana Nyiringabo, tukitiranye ibyo abantu bareba, tukitiranye iby'inyuma n'ibyo wowe ureba. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twubake
ibikuryoheye, utwubake ibikunyura, utwubake ibikunyura Nyaguhora ku ngoma. Umugaragu wawe Samweli ajya iwabo wa Dawidi, yari umuhanuzi ariko yarebaga uko abantu nyine tureba, abona abasore beza bafite igihagararo, aravuga ati ibyo ari byo byose uyu ni wo mwami Uwiteka yatoranyije ubwoko bwe. Ariko ngo barebye wowe ngo ubwira Samweli ngo nabagaye. Mwami ntituzi icyo wagaye mu mitima y'abari abantu, ariko wari ubizi. Urebye bakuru ba Dawidi ugira ibyo ugaya, ureba mu mutima wa Dawidi ugira ibyo ushima. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze ubw'isi irimo idukururira mu bigaragara, irimo idukururira mu kurebwa n'abantu no gutanga imaje imeze gutya. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twigishe ibyamwe imbere mu mutima, n'icyo urebayo, n'icyo ushimayo, n'iki kikunyura ngo abariko dusa, n'iki kikunezeza ngo abariho ukoranye guhora ku ngoma. Uturinde kugwa mu mutego, umutego wo gushimwa n'abantu, umutego wo kunezeza abantu, maze utwiharire Uwiteka Mana Nyiringabo, twiharirwe nawe. Imitima yacu ikunyure aho abagabo bacu batareba, imitima yacu ikunyure aho abagore bacu batareba, imitima yacu ikunyure maze bihinguke inyuma, maze bibone guhinguka inyuma. Uwiteka Mana Nyiringabo, waratubwiye ngo bazatumenyera ku mbuto zacu, niho tumenyera abantu. Ariko byorohera idini gusa nkaho umuntu afite imbuto nyamara mu mutima harimo ubusa. Byorohera abanyamadini, amadini tubamo, ko umuntu yatunganya iby'inyuma akambara rwose akikwiza, ariko mu mutima hapfuye. Zorohera abanyedini kwihisha abayobozi b'uburyo bwose, ariko imitima ipfuye. Mwami ntidushaka ibyo, turashaka umurimo wamwe imbere, umurimo ukorwa nawe Mwuka Wera, umurimo wihariwe nawe Data. Ngwino twubake, ngwino dukize, ngwino dukize, ngwino duhe gusa nawe, ngwino duhe gusa nawe, maze uko tugaragara mu maso y'abantu biba ari byo by'ukuri by'uko tugaragara imbere yawe. Ngwino ukiza ako kantu kose kaba katakuryoheye mu mitima yacu, ngwino ukatuvure, ngwino ukatuvure Nyaguhora ku ngoma, maze utwiharire, utwigishe gukunda nk'uko ukunda, mu mutima wuzuye impuhwe nk'uko uzifite. Igihe wari ukurikiwe n'abantu ibihumbi ngo bamaze iminsi 3 bagukurikira bumva inyigisho zawe, wowe ntago warebye ngo uvuge ngo mbega ukuntu ufite igiterane kinini, mbega ukuntu ushagawe, mbega ukuntu ni popira, ngo ahubwo warabarebye mbere gukora ibitangaza byo kubaha imigati, ngo urabareba uzura impuhwe, uba aimé de compassion, uzura imbabazi, ngo bona bameze nk'intama zitagira umwongeri. Impuhwe zigutera kubagaburira. Mwami turashaka uwo mutima, turashaka uwo mutima, atari umutizano wo ku cyumweru, atari umutizano wo ku isabato. Turashaka uwo mutima. Nitubona abantu ibihumbi Mwami, tugira umutima wo kwibaza ngo ese bazakura bate, ese bazigishwa nande, ese ninde uzabatoza kubaha Imana, ese ninde uzabankada, ese ninde uzabarera. Uwiteka Mana Nyiringabo, tu umutima umeze nk'uwa. Biratworohera kuramutsa basa neza, abinjiye mu masengero yacu basa neza. Biratworohera kubaha abapasiteri, biratworohera kubaha abavuga butumwa bakomeye, ariko dutambuka kubambaye nabi, tutabahaye agaciro. Ese ari wowe uri mu materaniro yacu, ese wamera ute Yesu ngo bariko tumera? Ari wowe wicaye muri izi ntebe za believers, wakwitwara ute Yesu ngo bariko tumera? Wakwitwara turi mu mihanda y'u Rwanda ngo bariko tumera? Ese wazamura ibirahure nk'uko tubizamura tukabifunganiramo abasa nabi? Ese wowe kwitwara ute abaturanyi bakennye bakomanze ku bipangu byacu? Ese wowe Yesu wabitwara mute? Ese wabyitwara mute? Ese uramutse ukennye, ese wagerera mu wabakennye? Ese wabyitwara mute Mwami ko hari igihe kubura bidutera kugira agatima gafunze, agatima kuzuye umururumba? Ngwino duhe gusa nawe Kristo, umutima umeze nk'uwawe, umutima umeze nk'uwawe, umutima umeze nk'uwawe, umutima wuzuye imbabazi nyinshi, ushobora kubabarira ukongera ukababarira, ukongera ukababarira, udaciriyeho umuntu iteka. Ushobora gukunda ukongera ugakunda, ukongera ugakunda, udashyizeho umupaka, udashyizeho limite. Ngwino mu mutima umeze nk'uwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twubake, utwubake itorero ryawe ryo mu Rwanda, utwubake koko duse nkawe, kuko ngo uzagaruka gutwara itorero ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari. Ngwino dukize, udukize ibintu byose isi yatwanduje.
ngwino dukize, udukize indwara yo kubura urukundo, ngwino dukize, udukize utwiharire mwami w'abami, udukize nyaguhara ku ngoma, aho ubugingo bw'abantu itorero ryabubazemwo amafaranga aho kubara ubugingo bw'abantu. Ngwino dukize Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino dukize, ngwino dukize Uwiteka Mana Nyiringabo. Yakobo yaranditse aravuga ngo uyu muntu aje mu rusengero ngo yambaye izahabu n'imyambaro myiza, twe kugwa muri uwo mutego yo kumwubaha no kureba umukene muri bo ngo tumubwire ngo icara kuri ako gatebe ko ku birenge byanjye. Mwami ngwino dukize, ngwino dukize ikintu cyose kidasa nawe. Turashaka ishusho yawe ko ari yiba nkatwe. Ngwino umurike, umurika hatabona, umurika hatabona hanjye, umurika hatabona aho ubu bwoko tugendana, umurika hatabona haba abahungu n'abakobwa, umurika hatabona, umurika hatabona aho tutamenye ko harwaye, maze uhakize. Nasanze Mwuka Wera utazi ushinja, uzuvura, uzawunga, uzukiza. Ngwino umurika hatabona, ngwino umurika hatabona tutamenye ko harwaye, ngwino umurika hatabona twumvise ntacyo dutwaye kuko twigereranyije n'abanyantege nkeya, nyamara duhamagara kugera mu gihagararo cyawe Kristo. Ngwino dukore mu murimo, kora umurimo mu mitima yacu, kora umurimo mu buzima bwacu. Twakwishyiriye, twaje nk'abana batoya, twaje tutikomanga mu gatuza kugira ngo twigishe Mwami, twigishe uko wari waragennye ku itorero rizabaho muri iyi siècle, muri iki kinyejana gisa gitya. Twigishe aho gutunganya imaje ari byo bigwiriye, utwigishe ko umuntu yaba muri iki kinyejana adatunganya imaje gusa, adatunganya ishusho y'inyuma, afite umutima ukunyuze, afite umutima ukunejeje. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo uko umuntu atafatwa na titre, uko umuntu yazigira zikaboneka rwose, zigatanga platform zikaboneka rwose, tukazikoreramo mu buryo burofisiere, ariko umuntu adafashwe nazo. Twigishe ko umuntu yagira umutima nk'uwa Yohana wakurikirwaga n'abantu ibihumbi, ariko bamubaze ngo tubwire ngo urinde, akavuga ngo ngewe ndijwi, akavuga ngo muri mwebwe hahagaze uwo mutari mwamenya, hahagaze uwo mutari mwamenya, ngo ngewe nubwo mumbona gutya nkurikiwe n'abantu ibihumbi, ngo ariko sinkwiriye no gufundura udushumi tw'inkweto ze. Twigishe Mwami, twigishe ko umuntu yagira umutima ukomeje kukunezeza, akennye cyangwa akize. Twigishe Mwami uko umuntu yakuryohera, azwi ari icyamamare cyangwa atazwi n'umuntu n'umwe. Twigishe Mwami, twigishe ko umuntu yagira umutima ukunejeje ari mu miruho n'imibabaro. Twigishe Mwami uko umuntu yagira umutima wihariwe nawe, yanezerewe, yatunze, yatunganiwe. Twigishe Mwami uko umuntu atafatwa n'isi, uko umuntu atafatwa n'amamodoka meza, uko umuntu adafatwa n'amazu meza. Twigishe uko umuntu yiharirwa nawe. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imitima yacu yiharire. Twigishe uko umuntu atarangara, adafatwa n'iby'isi. Igihe kimwe abigishwa bawe bakujeho muri Mariko, baraza barakubwira ngo abantu bose baragushaka. Ayiwe, urababwira Mwami mwiza ngo nimuze ahubwo tujye mu yindi midugudu kwigisha iby'ubwami, kuko ari cyo cyanzanye. Twigishe uko umuntu adafatwa na popularite. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo uko umuntu akomeza yihereranywe nawe. Twigishe uko umuntu yatunga amafaranga ariko ntafatwe na shopping, guhora mu maduka, guhora arangaye. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo uko umuntu yagira amafaranga ntafatwe nabyo. Twigishe Mwami uko umuntu ayabura akavuga nka Paulo ngo nzi kuba mu busa, ngo ariko nzi no kuba mu bisaga, nzi gusonza, nzi no guhaga. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo uko umuntu yagukorera adafashwe n'ibyo byose. Twigishe uko umuntu yakomeza kunezeza umutima wawe, maze tuguhagararira uko bikwiriye, maze tuzana uburyohe muri isi yuzuyemo kubiha no gusharirirwa. Tuzana urukundo rw'ukuri muri iyi si yuzuyemo inzangano, maze tuba umucyo waka cyane. Erega baratwizeye Mwami, uravuga ngo turi umudugudu wubatse hejuru, ngo umudugudu utabasha kwihisha, ko turi inzandiko zisomwa na bose. Twongera andi mahirwe
abantu basomye ubuzima bwanjye bagasanga harimo za ratire, harimo gusiribanga, harimo imeze nka draft, bimeze nka bruyo. Yo nyigisha mwami, nyigisha kandi utwongera andi mahirwe. Twigisha abantu bagiye gusoma ku buzima bwacu bagasanga harimo iminkanyari, bagasanga harimo ibishifonye, bagasanga mu maso yacu ntiharyoshye, bagasanga ubuzima bwacu ntibubakurura kuri wowe mwami w'amahirwe ya kenshi. Twigishe ko ubuzima bwacu nk'uko ari urwandiko rusomwa na bose, twigishe ko niba rusoma bari busange mu rukundo rwa Kristo ruhagije, barimo basange mu rukundo rw'abantu, barimo basange kwihangana, barimo basange mu kudafatwa n'iby'isi. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana y'amahirwe ya kenshi, kugira ngo nyuma y'uyu munsi nibagaruka gusoma ubuzima bwanjye basange bureflecta wowe, bugaragaza wowe Kristo. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, igisha abapava muri twebwe uko bakunda nk'uko mu ishusho yawe ukuri data. Igisha abamama uko twamera nk'ababyeyi bameze nk'uko ushaka, ijambo rikwiriye iry'umubyeyi ufite wowe yabwira umwana we. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukize urubyaro rwacu aho twabyishe, ukize abaje badukurikiye mu rugendo rw'agakiza twebwe dusa nk'abamazemo iminsi, maze baze badukurikiye bakatuburaho ikiza. Twigishe mwami w'aba kugira ngo abadukurikira bazasange tugenda nk'uko ugenda, maze niba twigiraho bazasoza urugendo amahoro. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, abanyantege nkeya baje batugana, abaje bashaka kutwigiraho tukabacyaha, tukabatura imishiha. Twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo uko aramutse ari wowe wababwira. Duha umutima umeze nk'uwawe, we wasanze bakuzaniye wa mugore wafashwe asambana atari igihuha. Ayuwe, urukundo rwawe ntirumucireho iteka. Twigishe, duhindure, twubakike mwami w'aba. Twaje mu ruganda rwo guhindurirwamo, twaje mu nzu y'umubumbyi kugira ngo tubumbe, utugenze uko ushaka, utwiharire. Urakoze mukunzi mwiza, nta muntu watindanye nawe ngo asubire nk'uko yaje. Mose yazamukaga ku musozi akamanuka mu maso ye harabagirana. Mwami ko twazamutse mu cyumba cyo hejuru, ntitwifuza kumanuka ngo dusubire kuri revo twahozeho. Turasenze mwami ngo utuzamukane mu bwiza, utuzamukane mu kurushaho gusa nawe. Uko tugarutse mu cyumba cyo hejuru buri kwezi, tuhavana ubundi bwiza, tuhavana ukundi kwigirana imbere nawe, tuhavana ukundi kurushaho kurabagirana ubwiza bwawe. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze papa. Sutse gusenga kose kuzamuka mu mitima y'abana bawe imbere yawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kundi mubi kamenya guha abana banjye ibyiza. Ese wowe ntuzarushaho kugirira neza intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro? Ko umwana wanjye atansaba umugati ngo muhibuye. Mu gushoberwa kwacu hari igihe twibwira ko turi beza ku bana bacu kuruta uko utubereye mwiza, tukakureba tukabona ibyo ducamo ntubizi ntunabyitayeho, cyangwa tugashoberwa tukabona birakomeye cyane. Mu gushidikanya kwacu tukakubwira nka Mose, abantu bagusabye inyama mu butayu, Mose arakubwira ngo ariko urabizi ko ngendana n'abagabo uduhumbi 100. Akubwira umubare nkaho utawuzi kuko yabonaga ko bitashoboka ko wabahinya. Hari abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakubwira ubunini bw'ikibazo, bakubwira ngo ese Mana uzi imyaka kimaze, ese Mana uzi ko abantu bose bo mu muryango wanjye babizi, ese Mana urabizi ko iyi myaka ibaye myinshi, ese Mana uzi imyaka maze mu bushomeri, ese Mana uzi imyaka maze ntarashaka, ese Mana uzi imyaka maze ndorongotana, ese Mana uzi imyaka maze iki kibazo kimeze gutya. Wowe ntumenye imyaka gusa, umenya n'icyo ubikoresha, umenya n'icyo uzavanamo, umenya detaye. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo amarira yacu yashyira mu icupa, ngo barakurorongotana kwacu. Nasanze byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kubakunda Imana. Iyo tutavuye aho uri ngo nta muntu uzakorwa n'isoni kereka bava mu isezerano ari nta mpamvu. Uko kurorongotana ukubyazamo ubuhamya, ukubyazamo ibyiza, ukubyazamo amashimwe, ukubyazamo ministries zitandukanye, ukubyazamo imirimo. Uwiteka Mana Nyiringabo, muhe gutegerereza aho uri.
abari imyaka ariko ategerereza aho uri, ashobewe ariko ategerereza aho uri, akomeze kukuburira amaso, ntacogore ntananirwe. Umugore utegereje gusama, kutumva amajwi y'abakecuru, kutumva amajwi y'abagore b'abakristo babivanga, bamubwira ngo ni umuti gusa, ngo erega baguha, ngo erega ni umuganga wa kinyarwanda. Uwo mugore kugwiza imbaraga gutegereje, muye kugwiza imbaraga mwama gutegereje, muye gutegereza kuri wowe. We wahaye Hana kubyara, yo akabyara Samweli, amazina y'abana ba Penina ntitwayamenye, ariko ababyeyi bategereza kuri wowe bajya babyara abana bafite imihamagaro itangaje. Uwiteka Mana Nyiringabo, we wasanze Zakariya na Elizabeti, ukabwira Zakariya ngo gusenga kwawe kwarumviswe, ashaje atakibuka ko yasengeye umwana, akabihakana akavuga ngo ntibyashoboka, ndashaje na Elizabeti arashaje, ariko ugakuramo umwana uza gutegura inzira z'umwana. Ntakigera ku mukiranutsi utazi impamvu yacyo, muhe kongera kuguhanga amaso. wowe mwami ubasha guhindura n'ibyo twiteje by'amahitamo yacu mabi, ibyo twiteje ukabihindura ukabivanamo ubuhamya n'amashimwe. Wananirwa ute gukora ibyo wemeye ko biza yarakijijwe, biza afite Kristo, biza asenga, biza yatanze ibya 10, biza atarangaye, biza yarasenze, yaritandukanyije na karande, biza yariyuhagije amaraso yawe, biza yarayuhagije inzu ye, biza yaratwikirije urugo rwe, biza. Wananirwa utwe kubibyaza mu ibyo ushaka. Abigishwa bawe barebye wa mugabo wari impumyi imyaka myinshi, bamubaza nk'uko natwe twakubaza, barakubaza ngo ese n'ababyeyi be bakoze icyaha? Ese niwe wakoze icyaha? Ese yari gukora icyaha gute? Yaravukiye mu kibazo, yaravuye mu nda agasanga arimo. Ibyo tutamenya rero bihishwa amaso yacu. Urababwira ngo ni impumyi yego, ariko no kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mwe gutegereza mu buryo bukwiriye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwe gutegereza atanebwe, atinda huri, asenga, atabiryamishije, ariko mwe gutegereza umutima udacogoye, umutima utananiwe. Mu mibabaro wagurukirizamo abakozi, mu mibabaro uradutyaza ukadutoza. Wabwiye ba Yosuwa barimo bambika Yorodani ngo nibatora amabuye mu mazi hagati kugira ngo bubake urwibutso hakurya, kuko byari byoroshye ko bazibagirwa ko bambutse Yorodani, byari byoroshye ko bazibagirwa ko bavuye mu butayu. Ubasigira urwibutso ngo abana babo nibababaza ngo iriya nkingi y'amabuye ni yiki, ngo muzababwire ngo ni urwibutso rw'uko twambutse Yorodani n'ibirenge byacu. Mitima yacu yorohera kwibagirwa, ariko hari inzibutso z'imibabaro, z'amarira, zituma twibuka kuri Imana mu buzima bwacu, zituma twibuka kuri Imana iduhagaritse, zituma twibuka kuri Imana igabura, uri Imana yambika, uri Imana ikiza bya byaha byinshi. Hari ibintu ibihumbi wubatse mu mitima yacu, bitwibutsa kuri Imana y'amaboko, bitwibutsa kuri Imana y'imbaraga. Aho twavuye n'ibyo wadukijije n'ibyo watubabariye byatubereye urwibutso rutwereka kuri Imana y'imbaraga. Hari izindi nzibutso zitaboneshwa amaso, zitazwi n'abo tugendana, zizwi natwe bwite. Bamaze gutora amabuye bagiye kubaka hakurya, Yesu yakoze ikintu gisa nk'ubupfapfa ngo yubaka amabuye hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge. Amabuye arengerwa n'amazi, amabuye abantu batazabona. Niko ufite urwibutso mu mitima y'abera benshi, ufite urwibutso
batazabasha gusangiza abantu kuko bitavugika, ariko urwibutso rubahindukira imbaraga, rubahindukira nk'igitsikamutima gituma imiyaga itababasha. Komeza aba bana bawe mwami, kugira ngo iyo mibabaro n'iyo miruho bizababera igitsikamutima, batabawe nawe. Ibyo bazakomeresha abandi, ibyo bazajya bakubitaho amaso bakavuga ngo Imana yaratuzahuye kugeza n'ubu, yatubereye beneza kugeza n'ubu. Uri Imana yo kwizerwa, urizerwa twabishoboye, urizerwa tutabishoboye, urizerwa, urizerwa, urizerwa. Tuguhaye icyubahiro mwami muri iki gitondo. Shyize ubuzima bw'abana bawe mu biganza byawe. Uko bagushaka babasha kuvuga, uko bagushaka batabasha kuvuga, shyize ubuzima bwabo mu biganza byawe. Bagwiriza imbaraga, bashoboze gutegereza. Dawidi yaranditse aravuga ngo nabayeho none ndashaje, sinari nabona umukiranutsi arekwa, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Umukiranutsi ntarekwa. Ijambo ryawe riravuga ngo ahari ngo ibizago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose, muri byose. Ngo ikome ryo kutugerageza ribaye ryinshi, mu bitugerageza bitari bimwe usiga kanzu, usiga akaryango gatoya umuntu asohokeramo agatozwa kwihangana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuzima bwabo mbushyize mu biganza byawe. Abarimo guca mu bihe bikomeye ubagwiriza imbaraga, ubagwirize ku kwizera, amaso yabo bashoboze kuyakura mu kumiraba maze bayahange wowe. Erega uyu muntu arebye umuraba aratebera, aratebera nka Petero yagenze ku mazi ho gatoya kuko ari wowe yarebagaho, ariko agukuyeho amaso yibutse ko nta murobyi ugenda hejuru y'amazi, yibutse ko bitabaho, yerekeje amaso ku muraba aratebera. Mushoboze gukura amaso ku muraba kugira ngo ye gutebera, ye kumiranwa n'ibihe, muye guhanga amaso wowe, maze mu ruhanga rwe hake, mu ruhanga rwe hagwiza imbaraga, akomeze kukwizera gutegereje. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kumva gusenga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kukumva gusenga abantu bose bazagana aho uri. Tuguhaye icyubahiro, urakoze kumva gusenga kwabo bose, kwabo bose, kwabo bose. Urakoze kumva gusenga kwabo, urakoze kutadusiga twenyine. Abikorino ba 2:4 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo mucyo butumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo mucyo ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ndagira ngo dusengere bene bacu batarakizwa. Kristo aguye ku mutima nk'uwe, ufite imbabazi batarakizwa. Bijya bitworohera gusengera batarakizwa tutazi, bari kure, basa nkaho ntacyo batwaye ubuzima bwacu, ariko nasanze bitoroha gusengera uwawe udakijwe ukugoye, kandi nawe n'ubugingo burimbuka. Mugabo wawe utazi Imana, umugore wawe utazi Imana, umuvandimwe wawe utazi Imana, umuturanyi wawe ukugora utazi Imana, nawe n'ubugingo burimbuka. Ariko nasanze byorohera gusengera ab'ibyaha byabo bidafite icyo bidutwaye. Ariko ibyaha by'umuntu bifite icyo bigutwaye, yari umugabo wawe guca inyuma, yari umugore wawe guca inyuma cyangwa usuzugura, yari umwana wawe wakuzengereje, yari umubyeyi wawe wakunanije. Birashoboka ko waba umukristo ukagira nyokuroga, ukagira so w'umwicanyi cyangwa w'umurozi, ukagira umuvandimwe anti nyogosenge nyoko wanyu w'umurozi. Biratworohera gukunda bakure no gusengera abapagani basindiririye badataha mu mago yacu, ariko turasaba umutima umeze nk'uwa Kristo ushobora gukunda no gusengera umwana wawe umukunze, umwana wawe w'umunyarumogi, umwana wawe w'umusambanyi,
umwana wawe wigize niba ari umutransgender, umwana wawe wafashwe n'icyorezo cy'ubu akumva ni umuhungu kandi ari umukobwa, umwana wawe uri muri gahunda yo kwibagisha ngo yigire umuhungu cyangwa yigire umukobwa, ukamuciraho iteka kandi uri umukristo ugashyira ku ruhande, turasaba umutima nk'uwa Kristo. Iri jambo ry'Imana ritwereka ko nabo sibo, n'umutware w'iyi si watwikiriye ubwenge bwabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira. Turasaba umutima nk'uwa Kristo, umutima ubasha gukunda no kubabarira ubugingo burimo burimbuka. Muranyumva nshuti z'Imana? Umugabo w'umupagani cyangwa umugore w'umupagani twumva biturya ahantu, ariko Kristo ntibyamurya ahantu. Aramubona nk'intama izimiye, ngo abasha gusiga 99 zimeze neza, akajya kuzana agatama kazimiye. Reka tumusaba umutima nk'uwe, kugira ngo ugere ahantu ugira umutwaro n'urukundo ruhagije rwo gukunda uwo mupagano ukwegereye. Satani ni umuriganya, kuba umuntu yaba mu nzu y'Imana ariko akajya no kuraguza, agashaka ibintu ngo bimuheshe amahirwe, bimuheshe igikundiro, asiga mu muryango w'iduka rye kugira ngo acuruze yunguke. Umwanzi yaramushutse amwereka ko ibihembo bya Satani ari byiza kurusha iby'Imana, ariko ni igitwikirizo. Umutware w'iyisi atwikiriza ubwenge kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamurasira, kugira ngo ijambo nk'uko umukozi w'Imana ejo yabivugaga rikomeze ari igipindi. Ntiyumva ko ari ijambo ryakora ibitangaza, ntiyumva ko ari ijambo ryazana impinduka, ntiyumva ko Imana yatungisha. Mpamvu umuntu ajya gushakira ubutunzi mu bapfumu n'igikundiro, nuko umuntu aba azi ko Imana itatungisha, ko Imana nta n'umuntu utanga igikundiro nk'Imana, nta n'umuntu utungisha cyangwa wamamaza. Imana yahamagaye Abrahamu iramubwira ngo Abrahamu, we nzakwamamaza, mu yandi magambo nzaguhindura umusitari. Abrahamu ntitumuzi, ariko ni umusitari no mu gihe cyacu turacyamuvuga. Tuzi ishusho ye. Uyu munsi bagerageje kumushushanya, bashushanya umugabo ufite ubwanwa, ariko nta wamubonye. Ariko Imana yaramubwiye ngo nzakwamamaza. Imana yaramubwiye ngo nzaguha urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nyanja. Imana yamubwiye Salomo, iramubwira ngo nzaguha ubutunzi n'ubwenge. Mu bami bakubanjirije n'abazaguheruka nta muntu uzanganya nawe. None Satani atunze kurusha Imana, nta kintu agira kereka ibyo yiba. Ni umujura kuva ku ntangiriro, ni umwicanyi. Turasaba Kristo aduha umutima umeze nk'uwe. Nubona umugabo wawe yasinze, umugore wawe atitaye ku by'agakiza, umugirire impuhwe, umugirire umutwaro wo kumusengera. Kristo akubake mama kugeza aho ngaho. Ndabizi biracyagoye kuri bamwe, cyane cyane mu ntangiriro z'agakiza biracyagoye, ariko n'ababishobora uyu munsi ni Kristo wabishoboreye. Nta zindi mbaraga dufite, ni umwuka wera twahawe. Waguhaye kwemera ko Kristo ari umwami, ni nawe uguha izo mbaraga. Ni umwe. Burya Igorogota ntiwari uhari, Yesu apfa ku musaraba ntiwari uhari. Burya Kristo nako umwuka wera atabishimangiye muri wowe, byakomeza bikaba igipindi, ariko ni umwuka wera wabikwigishije. Wishidikanya rero ko naho ngaho yahakugeza, kuko ushobora kuvuga utari Koruta, uzi ibyo umugabo wanjye yankoreye, ariko uzi uburyo umugore wanjye yambabaje. Ushobora kutabimenya, ariko Kristo warabizi. Uzi uburyo anti yampemukiye, uzi uburyo data wacu yambabaje. Yakubabaje kuko adafite Kristo wuzuye. Wambwira ngo ariko arasenga, nyine arasenga, ariko ntafite Kristo. Kristo ntagwiriye muri we. Niyo mpamvu duhora twifuza gukura, kuko iyo umuntu yakuze ahagarara Kristo neza. Ese wowe ntabo wababaje? Ese twe ntabo twahemukiye? Ese twe ntabo twabwiye amagambo mabi? Iyo ushubije amaso inyuma mu minsi yanjye y'ubupagani n'iy'ubwana mu gakiza, nababaje abantu kandi numva ntacyo bitwaye. Uyu munsi nshobora kwibuka nk'ijambo nabwiye umuntu nkumva nkozwe n'isoni,
nkavuga ni njyewe. Uyu munsi bigushyikiye cyangwa bidushyikiye, byadushyikira nko gucikwa, kandi nabwo ntidutsindayo kuko dufite umwuka wera utaduhera amahoro mu kibi. Ariko hari iminsi ibyara ubuzima. Imibabaro iri mu bantu benshi niyo bababarijwe mu miryango, abana batitaweho n'abakabaye babitaho. Reka twisabire umutima wa Kristo, dusengera abagabo umutware w'isi yatwikiriye ubwenge kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira. Burya kurasirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza ni ubuntu, nshuti z'Imana. Bavuga ijambo ry'Imana ukaryumva nk'iry'Imana, burya ni ubuntu. Hari abandi imitima yabaye akahebwe. Data, turagushimye muri iki gitondo, turacyagusaba umutima umeze nk'uwawe, umutima umeze nk'uwawe Kristo. Ku musaraba wabwiye igisambo, kugeza ku musaraba, kugeza mu rupfu wari ucyuzuye imbabazi. Ushinyagurirwa, ugirirwa nabi n'abo waremye, wari ucyuzuye imbabazi. Ubwira igisambo ngo mu kanya turabana muri paradiso, amaraso ava wambaye ubusa. Wari ucyuzuye imbabazi, wari ucyuzuye imbabazi. Ubwira Data ngo Data ubabare kuba batazi icyo bakora. Turagusaba umutima umeze nk'uwawe, kugira ngo ibyari umubabaro twatejwe n'abacu batarakizwa uyu munsi ubitransformemo umutwaro, ubitransformemo umutima ukunda, ubihinduremo umutima wuzuye imbabazi. Uyu mugore agirira imbabazi umugabo we utaha yasinze. Uyu mugore agirira imbabazi niba ari muri Kristo Yesu. Uyu mugore uri muri Kristo Yesu, uyu mugore wabariwe bya byaha byinshi, agirira imbabazi umugabo we musambanyi, agirira imbabazi umugabo we udahagaze mu nshingano, agirira imbabazi zibasha kumutera umutwaro wo gusenga. Uyu mubyeyi wababajwe, wahemukiwe n'umwana, uyu mwana wahemukiwe n'ababyeyi, agirira imbabazi ababyeyi, abashe kugira umutwaro. Uyu muvandimwe wababajwe n'abo bavindimwe, wababajwe n'aba mu muryango we, umwuzuza umutima umeze nk'uwawe. Ngwino utwubake Uwiteka Mana Nyiringabo, utwubake Mwami w'abami. Hari bene wacu tutakivugisha, tudashobora gutelefona, iyo duhuye nabo mu birori turabakwepa. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino duhe umutima umeze nk'uwawe, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye impuhwe, umutima wuzuye kugira neza, kugira ngo tubashe kwinginga, tubashe kuba ibikoresho wakoresha kugira ngo bene wacu batarakizwa batwikururwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, batwikururwe nyaguhora ku ngoma. Uduhe umutima ufite umwanya muri wo kubakomodetinga, wo kubinjizamo bose. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami, urakoze ko wabikora, wabikorera imbere muri twebwe, watwubaka tukubakika. Turakwizeye nyaguhora ku ngoma. Mwami, turabakuzaniye abo bene wacu batarakizwa, kugira ngo muri iki gitondo batwikurure. Ufite imbaraga zo kubatwikurura. Twikurura icyo gitwikirizo ku bana bacu, ku bagabo bacu, ku bagore bacu, ku bavandimwe bacu, ku badusengana batarakizwa. Twikurura icyo gitwikirizo ku baturirimana batarakizwa, ku bavuga ubutumwa kandi badakijijwe. Twikurura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka icyo gitwikirizo gicikagurike, gikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire. Nibumva indirimbo bumve wowe, nibumva ibibwirizwa batajyaga bitaho, uyu munsi babyiteho, bapfukame bakizwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nasanze ugikoresha n'ibyaremwe, ugakoresha imiyaga, ugakoresha ibiti, umuntu agatangira kugutekerezaho, umuntu agatangira kwibaza ku buzima bwe, umuntu agatangira kwibaza hazaba nava muri uyu mubiri. Koresha ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, maze baguhindurire bakizwe, amavi yabo agupfukamire, indimi zabo zature kuri umwami. Uwiteka Mana Nyiringabo, twikurura abo bose uburiganya bwa Satani bwafashe, ibihendo by'isi bikabafata, bikabayobya inzira. Reka batwikururwe nyaguhora ku ngoma. Wumve gusenga kwacu, imbaraga zawe zibakoreho, imbaraga zawe zibahindukize mu izina ryawe Yesu. Turakwizeye Mwami, twizeye umurimo wawe ujya ukora mu mutima w'umuntu. Twizeye umurimo wawe udatinya umunyabyaha rw'imbi, ufite imbaraga zigondagonda umuntu. Wahuye na Sawuli utaramubwira uwo uri we, yumvise ijwi ryawe aravuga ngo urinde Mwami. Uranamubwira ngo biragoye gutera umugeri ku muhunda. Nasanze ufite imbaraga zihindukiza umwihebe wananiranye, waciriweho iteka, uw'abantu bareba bakavuga ati nta kintu kizamuvamo. Nasanze ufite imbaraga zihindukiza, turakwizeye Mwami w'abami, turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo.
uhindura abanyabyaha, wowe wahuye n'umugore ku iriba yishwe n'ibyaha, ugakora umurimo umutima we mu kanya, mu kiganiro kimwe cyo kuganira nawe wakoze umurimo mu mutima we. Ibyari isoni, ibyari ibyaha birahinduka. Aragenda ahamagara umudugudu wose, aravuga ngo nimuze mureba haraho ko nahuye nawe ari Masiya ufite imbaraga zihindura. Wahinduye Mariya Magdalena mukura mu buzima bubi, ufite imbaraga zihindura. Nasanze imbaraga zawe zihindura abo twita imfura ariko imitima ipfuye, babaye imfura kuko bazi kubihisha, kubinyegeza, bakabikenyereraho, ariko imitima ipfuye. Imbaraga zihindura uwo twita imfura nizo imbaraga zihindura uwo twita ruharwa, ubikora ku mugaragaro. Imbaraga zikiza imitima ni zimwe. Uko hari ibyaha byakabije umuntu twise ruharwa, ni kuhindura umunyabyaha w'ikinyabupfura, w'imfura, uzi kuvuga neza, uzi kubaho neza, ariko umutima upfuye. Kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwawe. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko iyo wadutwikuruye twimenyaho ububi, tugakenera imbabazi, tugapfukama tugakizwa. Urakoze, we wadukijije, we wanyijije, nta n'umwe utakiza. We wadukijije, nta n'umwe utakiza. Turasengera bene wacu badafite icyo badutwaye, barimo abagore bacu, barimo abagabo bacu, barimo abavandimwe bacu badafite icyo badutwaye, ariko tukaba tubizi neza ko batagufite. Bashobora kuba mu nsengero kubw'ikinyabupfura, ariko imitima yabo itaraguhishurirwa. Turasenze ngo bakize, ubiyereke, kuko kenshi tubagirira umutwaro, ntitwibuka no kubasengera kuko ntacyo badutwaye. Reka wuzuze umutwaro mu mitima y'abagore bakijijwe, bafite abagabo batunze imiryango, abagabo b'imfura, abagabo babaha ibyo bakeneye byose, ariko amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uzuza umutwaro w'abagore kugira ngo bahaguruke basengera abagabo babo. Uzuza imitwaro mu mitima yacu ababyeyi, aho dufite abana bameze neza, bajya mu mashuri bagatsinda, bakajya mu kazi bagakora, bagashaka bakamera neza, ariko tuzi neza ko batarakizwa. Uzuza imitwaro mu mitima yacu. Tugaruye mu mutwaro wo gusengera bene wacu, akaguru kamwe kari mu nzu yawe, akandi kari hanze. Urakoze Mwami, urakoze kumva gusenga. Ntabwo dutondekanya amagambo, twasutse umutima uniha, twasutse umutima ufite byinshi urimo kubwira, twasutse umutima ugushaka. Twazanywe nuko tuzi ko ari we imbaraga zacu, niwe mutabazi wacu, niwe uturengera bigakunda, niwe utuvugira aho amaboko yacu atagera, aho ijwi ryacu ritakumvikana, wowe uravuga bigakunda, amaboko yawe atagaragara agerayo. Urenganura abarengana kuko isi yuzuyemo akarengane. Urenganura abarengana, urwanirire abadafite kirengera, uburanira abadafite kivugira. Urakoze Mwami w'abami. Wowe warengeye Yosefu muri gereza, ibintu byose byaramuhamyaga. Umugore yari yarize cyane, avuga ko yashatse kumufata ku ngufu, ariko wowe wari uzi ukuri ko mu mutima. Urabyemera Yosefu yinjira muri gereza, ariko wari ufitanye gahunda nawe. Isi irimo akarengane kenshi, kuko twebwe tutareba mu mitima, duca imanza ko bigaragara n'ibifite ibimenyetso. Ugendagende mu isi yose, urenganura abarengana, barimo bafite ababo, barimo babaririra, barimo babingingira, kandi abaciye muri gereza, abari mu nzu z'imbohe. Reka bye ko bibabera ibihe byo kwiheba, bibabera ibihe byo guhura nawe. We wahaye Yosefu uriya mutima, yagera muri gereza agakomeza akagukorera,
agakomeza agasobanura inzozi kandi arizo yazize. Ndasabira umutima bari mu bihe bigoye bimeze nka gereza, kugira ngo be gutakaza umutima wawe muri bo, kugira ngo be gucogora. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro. Urakoze kumvise gusenga kose twasengeye imbere yawe. Urakoze Mwuka Wera, mwinginzi uruta abandi. Wowe twingingira uko bikwiriye, wowe twigisha gusenga ko tutazi ko dukwiriye gusenga, wowe dusabira kuri Data uko bikwiriye. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko ari wowe dushoboza. Mesheje umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye imbere yawe, ubaha umugisha. Usubize gusenga kose kurimo kuzamuka mu mitima yabo, usubize ibyo bagusabye n'ibyo batagusabye, kuko batari bazi ko babikwiriye, batari bazi ko babikeneye. Kora umurimo wawe Mwami, kuko uko tuje imbere yawe twaje mu nzu y'umubumbyi. Mwami, tuguhaye uyu munsi wose, ubanemo natwe, ugendanemo natwe, utwumvishe icyo dushakaho. Mitima yacu ifungukire kukumva, matwi yacu azibukire kumva icyo ushaka. Mitima yacu yiharirwe nawe, maso yacu yiharirwe nawe. Urakoze Mwami mwiza, mu mugoroba wongera ubane natwe mu materaniro. Urakoze ku bihe byiza uduhereye hano hantu, turagushimye. Hari ibihugu birimo intambara bidashobora kugira umugisha wo guterana, hari bafite akazi gakomeye akagisirikare, agakora ibintu bikomeye batabasha gusiga, ariko twebwe dufite umugisha wo kuba mu nzu yawe. Nubishimirwe Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhe gusherisa, uduhe gukunda cyane ibyo bihe no kutabifata nkaho ntacyo bivuze, nko kuvuta bifata for granted. Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhe kubikuramo icyo wabigeneye ko tuzabikuramo cyose nyaguhora ku ngoma. Uha abakozi bawe umugisha, uha abana bawe umugisha, tugirirwe neza. Turavuga umugisha kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ushaka Mwami aba ari byo bikorwe mu nzu z'ubuyobozi, bikorwe mu maofisi akomeye, bikorwe mu biro bikomeye, bikorwe ku bayobozi bakomeye. Ibyo ushaka Mwami waba imitima yabo tuyishyize mu biganza byawe, kugira ngo iyoborwe nawe. Jambo ryo rero tubwiye ngo dusabira abadutegeka, ngo nibwo tuzaba amahoro. Turasengera abayobozi bacu Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo mu byemezo babifate bayobowe nawe. Ibyo basinya amasezerano, ibishyizwe kera, iby'igihe kirekire, ibyo binjiramo, imitima yabo yose yiharirwe nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tuba amahoro, kugira ngo ubwami bwawe buganze. Turavuga amahoro Mwami ku mipaka yose y'u Rwanda, turavuga amahoro kuri ubu butaka, turavuga amahoro muri kano karere, turavuga amahoro muri Afrika, turavuga kuzamuka kw'ibendera ryawe, kugira ngo ubutumwa bwiza bwo kuri bwamamare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze wiheshe icyubahiro, wirehererezeho benshi, udukoreshe kugira ngo benshi bakizwe. Ijambo ryawe rigwire Mwami w'abami, rinyanyagire hirya no hino, rigere mu mago, rigere mu mazu, rigere hirya no hino Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo amavi yose agupfukamire, indimi z'abanyarwanda zature kuri umwami. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa, udusukire ububyutse, kugira ngo tubari dufunguka hirya no hino, duhindukemo abakubaha, duhinduke mu isengero, duhinduke mu butumwa bwiza, kugira ngo ibyaha birushaho kugwira mu mihanda y'u Rwanda. Utuguranire Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu basiganwe baza gukizwa kukubaha, amagari masenyuka Uwiteka we, abantu ntibakumenya, amagazubakika, imiryango izaba mizima. Ngwino duha agakiza kuzuye muri iki gihugu, natwe twakumenye, uduhe kuguhagararira neza, udukureho umugayo wose n'umunkanyari wose, kugira ngo abatakuzi nibatureba bifuze kugana huri. Urakoze Papa, urakoze, utwibutse ko dufite umurimo ukomeye wo kuguhagararira Mwami, ngo watugize intuma mu cyimbo cyawe Kristo. Utwibutse ko dufite uwo murimo, maze bituma ari intege nkeya, aho twendaga gucogora, twibuke ko tuguhagarariye, maze biduhindukira imbaraga. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro. Urakoze ko wabanye natwe muri iki gitondo, izina ryawe nirishyirwe hejuru, ubwami bwawe buganze, imitima yacu yuzurwemo n'icyubahiro cyawe. Ibyo ushaka bari byo bikorwa imbere mu mitima yacu, bikorwa aho turi, bikorwe mu miryango yacu, bikorwe kuri iyi misozi y'Ikarongi, bikorwe Mwami muri iki gihugu cy'u Rwanda. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga. Mwami Yesu yirirwane namwe, amen. Katutahana amahoro ya Kristo.